ni mu masaha ya saa sita. Lorraine aba ari ku kazi maze rwose akumva arashonje kandi cyane, ahita rero ajya muri resto kugira ngo ajye gufata ibyo kurya bya saa sita. Abakigera muri bo bataranabimuzanira, aricara akaba yibereye kuri telefone, ajya kubona akabona sheri we Pedro arinjiye afatanye n'umukobwa ku rutugu. Uyu mukobwa bari kubwira Pedro ati ariko se mukunzi, ubu kuko wambwiye ngo nsohokane kugira ngo nyirize ngutegereje, uzi amasaha namaze hano ngutegereje, ahubwo njyewe nari nzi ko utakije, ariko se ubwo ni uguteye koko, wica gahunda bikabije. Lorraine rero ahita ahaguruka maze akegera Pedro ndetse n'uyu mukobwa baba bari kumwe, maze akamubaza ati uyu mukobwa ninde kandi muri gukorana iki? Pedro ati ahubwo se wowe uri gukora iki hano? Lorraine ati nari nshonje, nari nje gufata ibyo kurya bya saa sita. Pedro ati ariko n'ubu ngubu uracyarya koko? Urebye neza urabona ukeneye kurya, cyangwa niba ukeneye nko kuba uri kwiruka cyangwa uri kunywa amazi? Urabona ukuntu uteye, ireba ariko hera ku kirenge ugeze ku mutwe. Uteye nabi cyane, umubiri wawe wabaye munini, ntabwo ushobora kugabanya ibiro ahubwo urahura urarya gusa kubera icyo ukunda kwishimisha, wagabanyije ibyo biro byawe. Ubu urareba ukabona uretse ko ngewe nyine nakwemeye, ubona hari undi muntu n'umwe wagukunda kuri ino si? Ahita rero kandi abwira Lorraine ati sohoka vuba, agenda ujye kunywa amazi cyangwa ujye kunywa ibyayi binanura. Lorraine ati burya ntabwo mva hano utabanje kunsobanurira uyu mukobwa uwo ari we. Pedro ati ariko kubera icyo ubundi wiburiye icyizere, kubera icyo utizera? Lorraine ati none se ntabwo uri umukunzi wanjye? Pedro ati hari uwaguhakanyije se? Ati nta muntu n'umwe wigeze guhakanya, ni uko wowe nyine nta cyizere wifitiye. Pedro rero ahita arakara maze agahita ahamagara umusekirite wo kuri iyi resto ati ngwino unsohorere iyi myanda, gira vuba vuba. Charma rero uba wicaye hirya ni umusore rwose mushya muri uyu mujyi, nibwo aba akihagera, abahitiye muri resto kugira ngo ajye gufata ibyo kurya. Reba ukuntu uyu musore ari gutonganya uyu mukobwa, maze bikamubabaza, arahaguruka agahita agenda akamubaza ati ariko ubundi wa musore we nkubaze, nta kinyabupfura ugira? Ni gute utubaha abakobwa? Ese ubundi nkubaze nta mama wawe ugira cyangwa nibura mushiki wawe? Ntabwo se waba warabigiyeho kubaha igitsina gore? Warengereye rwose. Pedro ati ubundi se wowe urinde? Charma ati ngewe ndi umutabazi wa buri muntu wese uri mu kaga kandi urengana. Ntabwo numva ukuntu wubahutse uyu mukobwa bigeze aha. Pedro rero ahita afata ukuboko wa mukobwa baba bazanye, maze agahita amubwira ati ngwino twihindurire resto, ndabona hano rwose hari imyaku. Barasohoka rero maze Lorraine agasigara yitegereza Pedro uba rwose umuciye amazi akanamusebya imbere y'abantu bose. Charma rero ahita abwira Lorraine atumva nkubwire, ntugatume rwose umuntu akuyobora bingana gutya. Ubundi se uyu musore ni muntu ki kuri we ku buryo akuyobora uku nguku? Urabona ukuntu yagusuzuguye akaguca amazi. Lorraine rero abwira Charma ati urakoze rwose kumvugira, naho ubundi ndabona rwose ahari bari bagiye kunjugunya nka puberi nk'uko bari babivuze. Charma rero ahita amubwira ati njyewe nitwa Charma, nibwo nkigera muri uyu mujyi, gusa nyine nari mbanje kuza gufata ibyo kurya, naho ubundi ngiye guhita njya aho ngomba gucumbika kubera ko hari ahantu bandangiye inzu, niyo rero ngiye kubamo. Bahita basohokana rero kugira ngo nyine bajyane, nyamara rwose Lorraine ahita asanga bari kujya mu cyerekezo kimwe, noneho ahubwo ku birenze agasanga niwe bagiye kubana mu nzu. Iyi nzu nyine iba ifite imiryango
irebana, ni nk'aho nyine iba ari inzu imwe ariko buri muntu wese uba muri iyi nzu akaba afite icyumba cye n'undi icyumba cye ariko bose bagahurira muri salo. Ahita asanga rero ari we nyine uje gukodesha icyo cyumba kindi kiba kibereye aho ngaho. Lorraine aramubwira ati ndishimye rwose ko ugiye no kuba hano, ubu twamenyanye rero noneho rwose ujye wisanzura nta kibazo, ujye ufata nka mushiki wawe. Charmant ati urakoze cyane. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo, Lorraine ateka icyayi maze agahamagara Charmant kugira ngo basangire kuko nyine aba ari mushya. Bicara rero bari kunywa icyayi maze bakaganira. Lorraine ati ariko burya ni ukuri isi ni umudugudu, niyo mpamvu umuntu aba akwiye kugira neza ahantu hose anyuze. Ati tekereza ukuntu twahuye maze ukamfasha rwose kuva mu nzara z'uriya mukobwa n'uriya musore dukundana. Ati nyamara rwose twari tugiye no kubana, tekereza. Urumva ukuntu ibyo bintu byikoze. Charmant ahita amubwira ati niko bimeze, ni ukuri umuntu aba akwiye gufasha buri wese. Bakomeza rero kuganira babwirana amakuru, maze Lorraine akabwira Charmant ati gusa nyine ubu nari ngiye kujya ku kazi ariko nanone imodoka yanjye ifite ikibazo, sinzi rwose ukuntu ndi bugende. Charmant ati nta kibazo wowe witegure, noneho ndaje nkurebere uko imeze, nitubona idakira nyine ubwo ndagutwara mu yanjye nkugeze ku kazi, ndaza no kugaruka kugutwara ntugire ikibazo rwose. Lorraine ati kuko se wabikora? Charmant ati cyane rwose. Baritegura rero maze Charmant akajya kuyikora agasanga rwose birasaba nyine guhindura agapiyese. Ahita amubwira ati nta kibazo reka ngutware, ubwo ndaza kuza no kugutahana, ubwo turaza guhamagara nyine umukanishi maze iyi ngiyi azayikore nta kibazo. Lorraine ati urakoze cyane rwose, nibaza ko ukuntu ndi bugere ku kazi byanyobeye. Ku mugoroba rero Pedro aza kureba Lorraine, arakomanga ariko agahita afungurirwa na Charmant. Ahita amufata mu ijosi ati wowe uri gukora iki hano? Charmant rero umusore rwose ugira amagambo make cyane aricecekera maze akamwihorera. Lorraine rero ahita ava mu cyumba aza yiruka maze akaza agahita ahobera Pedro. Ubwo nyine Charmant ahita agenda akongera kwiyicarira mu ntebe. Pedro ahita abaza Lorraine ati uyu musore ari gukora iki hano? Wirengagije ukuntu ejo rwose yansebeje? Ni gute mwaba muziranye? Lorraine ati ntabwo rwose twari tuziranye, gusa nyine niwe waje gukodesha cya cyumba kindi, gusa nyine ejo ntabwo rwose nari mbizi yuko azaba nyine umuturanyi wanjye. Pedro rero ahita amubwira ati nta soni wirirwa unshinja kuguca inyuma, none ahubwo wowe ufite umusore mubana mu nzu mwirirwa mukora ibyo mushatse byose. Lorraine ati urabizi ko ibyo bitashoboka, ntabwo naguca inyuma rwose, ikindi kandi niyo naramuka ngiye kuguca inyuma ntabwo nagucana inyuma n'uriya musore, uriya ntabwo byashoboka, ntabwo rwose uriya ari jale yanjye kandi urabizi nawe, ubundi nyine ni wowe naremewe. Noneho rero Charmant uba wicaye ari kumva ibyo bari kuganira, yumva ukuntu uyu mukobwa ari kuvuga ngo ntabwo ari jare ye, maze rwose akababara. Ahita atangira akijima, aba yibaza nyine ukuntu uyu mukobwa ari kumufata nyine. Pedro ati uzagira imana ntuzampe impamvu rwose yo gutekereza ko waba uca inyuma. Atuze ukuntu kutizera kwawe kwatumye rwose ejo ntakaza amafaranga menshi, uriya muntu twari turi kumwe twari turi kuri dile y'amafaranga, rero kubera ukuntu nyine waje ukabyivangamo no kutizera kwawe byatumye nyahomba. Lorraine asaba imbabazi cyane ati mbabarira kuba natakaje amafaranga kubera kutiyizera kwanjye, ndakwinginze rwose mbabarira, ahubwo ngwino nyine twigire mu cyumba, hari ikintu nshaka kukwereka nari ngukumbuye kandi.
Petero rero agenda ari kureba inyuma areba Charmant amureba urujisho, nyamara nubwo Lorraine aba yemeye byoroshye ko rwose umuntu bari bari kumwe badakundana, aba yibeshye cyane kuko baba baraninjiye amwita sheri. Petero rero amara gutaha maze Lorraine akaza kureba Charmant ahita amubwira ati uramenye rwose ntuzigere wubahuka sheri wanjye, uriya musore ureba ndamukunda, ni ubuzima bwanjye utazigera umwubahuka. Charmant ati ese ubundi ko numva rwose uri kumbwira ngo uramukunda cyane, ubundi wowe aragukunda? Lorraine ati cyane rwose. Charmant ati ese ubundi waba uzi gutandukanya umuntu ushaka ko mubana n'ushaka kuba mu buzima bwawe? Abo bantu babiri waba uzi kubatandukanya? Lorraine ati sinumva se byose ari kimwe? Charmant ati nanjye rwose ni uko nabyumvaga, ariko umuntu ushaka ko mubana ni wa muntu nyine uba rwose abona aho agukenereye, akubona, aba abona uhari buri gihe kubera we. Naho rero ushaka kuba mu buzima bwawe ni wa muntu nyine ushobora kwitanga akaba yakora buri kimwe cyose kugira ngo abe iruhande rwawe, ni wa muntu nyine ushyiramo imbaraga ukabibona kuko ko akeneye kubana nawe. Ati rero uzarebe kimwe muri bibiri, ubwo rwose uzasanga Petero ari kimwe muri ibyo bibiri, ariko uzatekereze neza. Lorraine ati ibyo ntabwo bikureba, ni ubuzima bwanjye na sheri wanjye. Charmant rero uba wanarakaye kubera amagambo aba yumvise Lorraine avuga, ahita abwira Lorraine ati umva rero nkubwire, njyewe rwose ntabwo ndi inshuti yawe, nibwo tukimenyana, ntabwo turamenyana bihagije, ariko ndabona nteye agahinda, urambabaje si ukukubeshya, gusa sinkeneye no kumenyana nawe birenzeho kubera ko rwose ndabona nawe utazi icyo ushaka. Urambabaje umukobwa mwiza nkawe uzi ubwenge, ariko rwose utazi kureba ngo abe yamenya umusore umukunda n'ushaka kumuprofita gusa. Ahita rero kandi abivuga anigendera maze agasiga Lorraine ahagaze muri salo. Lorraine akomeza kumuhamagara ati ni wowe ndi kubwira? Charmant akamwihora akigira mu cyumba. Umunsi wakurikiye rero nanone ku mugoroba Petero arongera akagaruka kureba Lorraine. Bicara rero mu cyumba cya Lorraine maze Petero akamubwira ati ndagukunda, ariko agahita afata agakapu abazanye maze akabwira Lorraine ati hari ibintu nakuzaniye. Lorraine rero arebamo maze agasanga ni icyayi kinanura. Lorraine ahita amubaza ati ikindi se kandi nanone unzaniye ikindi? Petero ati gute se kandi umbaza ngo ikindi? Lorraine ati none se simaze kunywa byinshi? Ati ndakeka rwose umubiri wanjye usigaye warabaye ibi byayi umbwira ngo birananura. Petero ati none iki ngiki cyo kirakora cyane. Ati hari umushuti wanjye uvuye mu Bushinwa niwe wakizanye. Ati rero yambwiye ko gikora rwose ngo hatarashyira n'ukwezi uba ibinure byose ufite ku mubiri byashizeho, wananutse rwose mu buryo bugaragara. Ati ndifuza ko rero unanuka ibyo bintu by'imibiri nyine bigenda bititira bikagushiraho. Ati ubundi njyewe nyine urambona ukuntu ndi umusore w'ipogari, ndashaka nyine ko n'abakobwa bagomba kuba bandi iruhande, bagomba kuba ari ba bakobwa b'abamaneke bari sexy beza nyine. Niyo mpamvu rero nshaka ko nawe uba nyine umukobwa uri sexy. Lorraine rero yumva bamubwiye nyine ibyo bintu maze akumva ko rwose natanywa iyi miti ahari azahita abura urukundo rwa Petero. Ahita amubwira ati nta kibazo, urakoze cyane rwose, ejo nzagitangira kukinywa, ntuhangayike kandi nzakinywa neza uko bigomba. Petero ati ntiwumva se ahubwo? Ati noneho numara kunanuka nzagukunda kurenza uko nagukundaga. Ahita amusezera rero akamubwira ati ubwo tuzabonana ejo.
Lorraine rero iki cyayi atangira kukinywa, ariko nyamara iyo yamaraga kukinywa yahitaga yumva mu nda ibintu byizunguje maze agahita ajya kuri tuwarete. Ubwo nyine yaragendaga rwose akiberayo amasaha n'amasaha. Hashira rero nk'iminsi nk'ibiri maze Petero akabwira Lorraine ko ashaka kumusohokana bakajya gusangira ibya saa sita. Bagerayo rero maze bagatanga komande nk'ibisanzwe. Lorraine rero aba yifitiye apeti kandi rwose biba biryoshye ibyo kurya bari kurya, aririra maze Petero yamukebuka agasanga ari kurya nyine aryohewe. Petero ahita arakara maze agahita amubaza ati ariko ubundi nkubaze bya binini nakuguriye ndetse na cya cyayi wabinyweye? Lorraine ati ubusanzwe ndabinywa, ariko uyu munsi kuko wari wambwiye ko tugomba gusangira ntabwo rwose nabinyweye. Petero ati ikigaragara cyo rwose ntabwo ujya ubinywa na rimwe, urandebera ukuntu uri kurya nk'ingurube. Mwihangane nyine kuba mbivuze kuko n'iryo jambo nabo bakoresha. Ati urabona ukuntu uri kurya nk'ingurube neza neza, urangana nk'imvubu, warangiza ukarya wagira ngo ntabwo ari inda uri gushyiramo. Lorraine rero yumva aya magambo uyu musore aba amubwiye maze agahita ababara, ahita rwose arekera kurya maze akabareba mu maso uyu musore uba uri kumubwira nabi cyane amutuka. Ati nta kintu na kimwe ujya ukora kugira ngo rwose urebe ko wagabanya ibyo biro byawe, ntabwo wireba ukuntu byimbye, nturebe uko ungana uko nguko, uraha urarya gusa wagira ngo ntabwo uherutse kurya. Nakuguriye ibinini bigabanya apeti ntabyo ushaka kunywa, icyayi nakuguriye nacyo ntabwo ukinywa, biragaragara rwose, biragaragarira amaso, urashaka kwirira gusa, wagira ngo hari umuntu wigeze akurangira umuti mu biryo. Lorraine rero ahita amubwira ati noneho reka ngiye inkoko gusa maze ibindi mbyihorere. Petero atumva kandi ati gusa ugiye kumfishiriza amafaranga ubusa, bityo byose bimare gira vuba. Noneho rwose Lorraine ahita yeberwa icyo uyu musore ashaka, ati mbirye mbimare. Petero ati ntiwanyumvise se? Ati urumva njye mfite amafaranga yo gupfusha ubusa? Baba rero bakiri muri ibyo maze hakaba haje umukobwa nyine w'umumaneke koko, akaza yiruka ati Petero ati ndakubonye hari hashize igihe kinini. Barahoberana maze Petero agahita amufata agatoki akamuzunguza ati mbega taye nziza, ati noneho aturi mu maneke, ati si ubwiza urasa na bike. Ubwo nyine Lorraine aba yabuze aho areba, yabuze aho akwirwa, yumva rwose wamuha nk'icupa akinjiriramo. Ati urabona ukuntu rwose uri mwiza. Uyu mukobwa nawe ahita abwira Petero ati hari hashize igihe twaraburanye, ati wari wambwiye ngo ugiye kwita ku mukunzi wawe, ati ubundi se umukunzi wawe ari hehe? Ati ko niba noneho uyu mwasohokanye wari igitangaza, ati rwose uyu ntabwo yari gutuma unyanga. Ati none se ubundi uwo mukunzi watumye nyine umbwira ngo ugiye kumwitaho ni uwuhe, ari hehe se? Ko kuki mutagisohokana, mwarashwanye? Petero ati ni uyu nguyu. Ahita rero aba presenta maze uyu mukobwa agahita abwira Petero ati mbega umuntu, ati ndebera ukuntu angana, ati wagira ngo ni imvubu neza neza cyangwa umwana w'inzovu. Ati ikindi kandi ndabona rwose wagira ngo nta nubwo ari umusirimu, ntabwo rwose ari classe habe na gatoya, urabona ukuntu ari urujumba. Noneho Petero ajya aho yarakara, aba yumva umujinya uri kumwica, ukuntu rwose aba yasohokanye n'umukobwa abantu bose bareba maze bakamunegura. Uyu mukobwa rero ahita abwira Petero ati nyihera nimero yawe tuzakomeza tuvugane, naho umukunzi we rwose ndabona ntawe wifitiye. Arasezerera maze Petero agahita amubwira atumva uramenye rwose iyo taye yawe ntuzayangize, komeza uyiteho kuko uri mwiza cyane. Uyu mukobwa nawe ati nanjye nta kindi ndeba, ngomba kwiyitaho bishoboka byose maze rwose ngahora ndi umukobwa uri sexy. Lorraine rero we aba yumiwe rwose, aba yababaye kubera ukuntu baba bamusebeje. Uyu musore abasebya Lorraine ukagira ngo rwose ntabwo ari inshuti ye, ukibaza ikintu cyatumye amusohokana kikakuyobera, ukibaza niba atagombaga kumurekera mu rugo nyine agakomeza akanywa ibyo binini n'ibyo byayi aba ashaka kwanywa, aho kugira ngo amubwire ko bagiye gusangira nyamara rwose atifuza ko ari burye.
Uyu mukobwa rero amara kwigendera maze Petero agahindukira akareba Lorraine n'iseseme nyinshi, maze agahita amubwira ati ntureba abandi bana, ati buriya kugira ngo umuntu abone iriya taye arabikorera biravuna, ntugire ngo ni ibintu umuntu atoragura, naho wowe rwose urakwirirwa wirohamo wagira ngo iyo nda yawe ni icyobo ushyiramo, ntabwo rwose ushobora gufata umwanya ngo wiyiteho maze nawe ube maneke nk'abandi bana. Lorraine nta jambo na rimwe avuga kuko rwose aba yababaye, aba yumva yamwaye, yasebye. Rero na Petero barataha maze bagera mu rugo bagahita basanga Charmant aba nawe yizaniye umukobwa biryamiye muri salo rwose hasi biyoroshe igikuvureri bari kwenjoyinga rwose, baba bakinjira rero maze Petero ati nta soni, ati hano se mwahageze muri hoteli murabona ukuntu rwose muryamye muri salo. Ubwo nyine Petero ahita atangira agatonganya Lorraine nkaho rwose ari we wabigizemo uruhare. Lorraine aterega iyi nzu wibuka ko atari iyanjye, ntabwo rero njye nyishyiramo abapangayi, ni ukuvuga ko uwo bazanye nyine ntabwo rwose nari mbizi, nabonye bamuzana gusa. Petero atuma nkubwire uyu musore natava muri iyi nzu ntabwo rwose nzagaruka muri uyu mwanda wanyu, urabona ukuntu hameze. Ahita agenda rero maze noneho Lorraine agasigara ababaye, araza akaza gusomera Charmant ati nta soni, utumye sheri wanjye yivumbura aragenda, ubwo ko nta nubwo wakwiyubaha maze ukajya mu cyumba cyangwa ukajya gukodesha hoteli. Charmant rero uba atari kuvuga ahita abwira uyu mukobwa baba bari kumwe ati ngwino twigendere mu cyumba. Bahita bagenda nyine biyifubikiye rwose cya gikuvureri, nta n'ijambo na rimwe abwiye Lorraine kuko aba yaramurakariye guhera wa munsi yumva nyine ari kumuvuga amagambo mabi amusebya. Lorraine rero nawe asigara ababaye atari ku bundi ubu ngubu koko Petero aramutse atagarutse nabigenza nte, nabasha kubaho rwose ntamufite. Wagira ngo rero Petero yari yararoze rwose uyu mukobwa kubera ko ukuntu yamufataga nabi akamubwira amagambo mabi, byagaragazaga rwose ko uyu musore atamukunda habe na gatoya, ahubwo aba amukurikiyeho nyine yuko iyo akeneye ko baryamana amubona nyine akaza bakaryamana, ariko rwose nta kindi kintu wabonaga kiri hagati yabo kuko wabonaga uyu musore nta rukundo na rukeya afite. Nyamara ariko Lorraine we yamukundaga byo gupfa, yamufataga nk'imwe rwose. Umunsi wakurikiye rero Lorraine ahamagara nyir'inzu maze akamubwira ati ndashaka kukuregera Charmant, ati uyu musore rwose wazanye ntabwo ashobotse habe na gatoya, azana abakobwa hano kandi urabizi nyine ngewe nditurije, ndashaka rero ko umusubiza amafaranga ye akareka kumbangamira, ndabona rwose ntabasha gukomeza kubana nawe. Ati ariko se ubundi iyo mugiye kuzana abantu mushyira mu mazu yanyu mubanza kumenya ngo ni bande, cyangwa mupfa kuyora gusa abo muhuye bose mutazi n'iyo baturutse? Urabizi neza ko iyi nzu yari isanzwe ituwemo n'umuntu ariwe ngewe, kandi urabizi nkunda umutuzo, none rwose wanzaniye umusore udashobotse, ndabona umunsi umwe azabyuka akanankubita. Uzi yuko uyu musore iyo ari nijoro aba ari kuvuga nk'ipusi, aba nyine ari kubeshya nyir'inzu kugira ngo rwose nyir'inzu atangire nawe yikange. Charmant rero yumva ibintu byose uyu mukobwa ari kumurega maze agahita abwira uyu mukobwa atumva rero nkubwire ati niba rwose ushaka kuba muri iyi nzu wenyine ntabwo bishoboka, ahubwo niba ubangamiwe wowe uzigendere nta kibazo, naho njyewe rwose ndabona ntangiye no gukererwa ku kazi, reka nigendere. Nyir'inzu rero ahita abwira Lorraine ati ndaje nyine nshaka icyo nzabikoraho. Lorraine ati niba nta n'amafaranga ufite uzambwire nyakugurize, ariko rwose uyu musore ava aha ngaha ntabwo umushaka. Umunsi wakurikiye rero Lorraine aba yicaye muri salo maze akabona Charmant avuye mu cyumba cye, ahita amubwira ati ndagushaka hano. Charmant rero rwose ntabwo aba akivugisha uyu mukobwa habe n'ijambo na rimwe, aba amubwira maze agakora gusa ariko atamuvugisha.
Shakuma rero ahita ahagarara maze akitegereza Lorraine. Lorraine ati niwe mpamagara, niwe ndi kubwira, ngwino hano nkeneye kukuvugisha. Shakuma rero araza atavuze maze Lorraine agahita amubwira ati icara ahangaha. Uyu musore aricara maze Lorraine agahita amubwira ati guhera uyu munsi rero amategeko n'amabwiriza muri runo rugo byahindutse. Ubu ngubu rwose ntabwo wemerewe kuzajya usohoka winjira uko ubonye igihe cyose nyine utarava muri iyi nzu. Ikindi kandi ntabwo wemerewe kuzana abakobwa muri iyi nzu nanone. Ntabwo nkubujije kuba rwose waba uri kumwe n'abakobwa 20 cyangwa 10, ariko ujye ugenda ukodesha hoteli apana muri iyi nzu. Ikindi kandi nta bintu byo kujugunyanga imyenda yawe nshaka mumaze gukora gahunda n'umukobwa ugasanga imyenda wari wambaye yose wayijugunyanze muri ino saro. Iyi saro jya umenya yuko tuyifatanyije, ugomba kuyubaha rero kandi igahoramo isuku. Ugomba kwitwararika buri kintu cyose muri iyi nzu. Shakuma rero ahita amubwira ati niba ari ibyo wambwiraga reka nigendere. Ahita ahaguruka maze akagenda. Lorraine umujinya uramwica agahita amwirukankana, akaba aramufashe amuhindukiza ati ndacyakubwira wigenda nkivuga. Shakuma rero nawe rwose uba urakaye ahita afata uyu mukobwa n'imbaraga nyinshi maze agahita amwegeka ku gikuta. Ahita afata amaboko ye abiri nyine akayafatira ku gikuta rwose ayatandukanyije. Yarangiza agahita atangira kumubwira ati ariko ubundi uriya musore untukira wamubonyemo iki? Ati sinzi rwose ikintu gitangaje afite. Icya mbere cyo nta gukunda. Uriya musore arinda kuzakwicisha ibiti yirirwa aguha ngo unywe maze ukibera muri tuwarete. Urabizi ko urara muri tuwarete amajoro yose kubera biriya bitaba yaguhase ngo binywe. Ntabwo azi kubona ko uri mwiza, nyamara uri mwiza cyane. Niwe mukobwa mwiza nigeze mbona mu bakobwa bigeze banca imbere. Uzi uyu mubiri wawe ufite taye nziza cyane, ngenda bikunda uku kuntu ungana, ni byiza cyane rwose. Ariko uraho wirirwa wiyangiza kubera rwose umusore utanagukwiye. Ntabwo nawe uzi kwigirira icyizere ngo umenye ko rwose ukunditse, umenye ko uri mwiza maze ntukicishe amazi bigeze aha. Ubwo kandi Lorraine uba ari warakaye yumva rwose bitoma uyu musore aba ari kumutera, aba yatangiye kumwenyura kuko ni ubwa mbere mu buzima bwe aba yumvise umuntu amubwira ngo ni mwiza, amubwira ngo ateye neza, ngo ukuntu ateye ni byiza cyane. Ariko amubwira ati uri kwangiza umubiri wawe n'ukuntu uteye neza. Lorraine aba yasetse yamwenyuye kubera ibyo uyu musore aba ari kumubwira. Uyu musore rero ahita amubwira ati ni akazi kawe, komeza rwose wiruke inyuma y'uriya musore udahari, uriya ntagukunda habe na gatoya. Ntabwo nyine ushaka kubimenya, komeza wikinga ibikarito ariko ni akazi kawe. Shakuma rero ahita amurekura maze akigendera. Lorraine ahita aza akicara mu ntebe maze si ukwisetsa akajya yikoraho, ahita yongera akajya mu cyumba akajya muri miruwari akireba ati uzi ko bamwe ngo ni mwiza, uzi ko bamwe ngo nteye neza. Ahita yishima uyu munsi we rwose uba ugiye kugenda neza. Kubera ko n'ubwa mbere aba yumvise amagambo meza nk'ayaba yumvise, ndetse rwose nta nubwo birangirira aha. Aya magambo Shakuma aba amubwiye buri segonda bari kugenda agaruka mu mutwe wa Lorraine, akongera akayatekereza akongera akisetsa. Yirirwa aseka umunsi wose, ubundi rwose ibintu biba bidaherutse kumubaho. Umunsi wakurikiye rero Lorraine aba ari gukora amasuku mu cyumba cye, ari guhanagura ibintu byose. Telefone ye irasona maze agasanga ni inshuti ye imuhamagaye. Uyu mukobwa ahita abwira Lorraine ati ariko se wowe ntaguhamagaye ntabwo rwose wazigera umvugisha. Lorraine ati maze iminsi ndi busy, nari mfite akazi kenshi niyo mpamvu. Uyu mushuti we ahita amubwira ati rero nagira ngo nkubwire ko nyine ngiye kuza muri uwo mujyi ubamo, ubwo ndarara nyine iwawe. Lorraine ati nta kibazo, ati gusa nyine nsigaye mfite rwose undi muturanyi muri cya cyumba kindi, hari undi muntu ugikodesha, ubwo nizere ko bitakubangamira. Umushuti we ati hoya ntacyo bintwaye rwose, ati ubwo rero turi kumwe naha nimugoroba. Lorraine ati ni ukuri nishimiye rwose kukubona kuko nari nanagukumbuye, uze kubanguka. Umushuti we ati yego ubwo turi kumwe.
Ku mugoroba rero Lorraine ajya kureba Pedro, agerayo rero maze akajya mu gikoni kumutekera, aba ari gutegura ibyo guteka maze Pedro akaba araje ati nizere ko rero utari bushyiremo inyama n'ibindi bintu byose bishobora kongera ibinure kubera ko njyewe rwose nita ku mubiri wanjye ntabwo nshaka kubyibuha, ikindi kandi wite ku mavuta ntabwo rwose nshaka ko umutima wanjye uzarengerwa n'ibinure kubera amavuta. Lorraine ati rega nanjye nuko nyine niyitaho, ikindi kandi nzi ibyo ukunda kurya nibyo rero ngiye gutegura ntuhangayike rwose. Pedro rero ahita abwira Lorraine ati kandi nanone ugire vuba maze witegure gutaha. Lorraine ati hoya ntabwo ndi butahe uyu munsi ndarara kubera ko rwose ndagukumbuye nta gahunda rero mfite yo gutaha. Pedro ati nizere kuri kwikinira udakomeje, ati gute se waza kurara kandi iyo gahunda ntayo mfite, gahunda yo kurara ntayo wigeze umpa. Lorraine ati none se ngomba gusaba uruhushya rwo kurara kwa sheri wanjye, ati ibyo bintu ntabwo mbyumva. Pedro ati njye siyo nje kugusura ntabwo mbanza kukubwira, ati ibyo twebwe tunabiburana urataha rwose ntabwo uri burare. Lorraine ati ariko rukunda gukumbuye, ikindi kandi urabona nyine bwatangiye kwira kandi rwose mu muhanda haba harimo ambuteyage nyinshi, ntagera rero mu rugo ntatinze cyane. Pedro ati ufite imodoka ambuteyage nta kigutwaye urataha nyine birarangira nawo mwanzuro mfashe. Lorraine ahita ababara ukuntu uyu musore aba ari kumwirukana. Pedro ahita amubwira ati ngewe ikintu nkeneye ubu ni ugukaraba maze nkarya kare kandi nkaryama, nkeneye kuruhuka gusa nanone nanjye ndagukumbuye ariko rwose tuzabona undi munsi, uyu munsi bwo rwose ndananiwe. Lorraine ati nta kibazo ubwo rwose reka nze mbitegure maze ntahe. Lorraine rero arategura maze bagasangira na Pedro, aramusezera rero agataha ariko yibagirirwa telefone ye kwa Pedro. Amara rero kugera mu nzira akavuga ko telefone ye yayisize maze agakata akagaruka, arakomanga agahita afungurirwa na wa mukobwa wa wundi nyine wamusanze muri resto. Ahita amubaza ati wowe se kandi urashaka iki hano? Lorraine ati iminota ingahe ngiye, Pedro yaramaze kwinjiza undi mukobwa. Uyu mukobwa ati ahubwo se wowe uri iki hano kandi ushinzwe iki? Lorraine ati ntabwo se yakunyeretse akakubwira ko ngewe ndi sheri we, ati uyu ni sheri wanjye kandi ni umugabo wanjye. Uyu mukobwa ati wibeshye rwose ntabwo ari sheri wawe, yaba ari sheri wawe gute se kandi ubona ari njye ndi hano ndi kumwe nawe, ahubwo ni sheri wanjye. Pedro rero ahita atangira guhamagara ari kure ati sheri ninde wari ugiye gukingurira? Lorraine yumva nk'umutima uguye nko mu birenge kubera ukuntu rwose aba yumva bimubabaje ukuntu bamwirukanye nyamara bari bagiye kwizanira undi mukobwa. Pedro rero ahita areba maze akabona ni Lorraine, ahita agenda akazana telefone ati ndabizi ko rwose ariyo wari wibagiwe, akira ngaho rero genda dore burije. Lorraine ashaka kugira icyo abaza Pedro ariko agahita amubwira ati genda watinze. Ahita yifatira uyu mukobwa ukuboko maze akamubwira ati sheri twigire mu cyumba twikomereze gahunda. Lorraine akenda karamwica maze akenda gucikamo karindwi. Ubwo kandi babona rwose asohotse bagahita baza bakigutiraho icyugi bakigendera. Arataha rero noneho agataha rwose yasaze, aragenda akajya mu cyumba cy'akarira, ararira guceceka bikanga. Ahita rero kandi abibwira uyu mukobwa uwo warangije no kugera mu rugo w'inshuti ye ati uzi ibintu Pedro asigaye ankora? Ati Pedro uzi ko rwose atakinkunda ahari? Ati nayobewe ibyo ari byo, ati uzi yuko nk'ubu twari turi kumwe maze akanga ko ndarayo akambwira ngo nintahe nihuta, ati nyamara amaze kugenda ahita azana undi mukobwa. Uyu mushuti ati none se wabibwiwe n'iki? Ati nyine nibagiwe telefone nsubiyeyo mpita nsanga rwose bari bageze mu buriri. Uyu mushuti wa Lorraine ahita amubwira ati mba nkubwize ukuri
ntabwo rwose agukunda habe na gatoya, kurayo y'amaso, uri umukobwa mwiza uzabona undi musore ugukunda, naho rwose Petero mureke ni uwo kukwishimishaho gusa ariko mu by'ukuri nta rukundo agufitiye. Lorraine ati bivuga ibyo bintu arankunda cyane ahubwo ni uko ntazi rwose ikiba cyamufashe, iyo aza kuba atankunda aba yarambwiye kera tugatandukana, ariko rwose ntabwo yigeze abimbwira. Uyu mushuti we rero arongera akamubwira neza cyane nk'ibyo Shahuma yigeze kumubwira. Uyu mushuti we aramubwira ati impamvu Petero adakeneye ko mutandukana ni uko nyine igihe agushakiye akubona aba agukeneye nyine ngo umwiteho, umutekere, umukoropere, nagukenera nyine mu buriri akubone, ariko rwose nta rundi rukundo agufitiye. Ati kandi nyine ibyo bintu abagabo barabigira, akaba rwose yifitiye abakobwa yishimira, nyamara akaba afite n'undi yananiwe gukatira kubera ukuntu nyine abona amufasha mu bintu byinshi. Lorraine ati hoya nizere ko ibyo bintu atari byo, ntabwo rwose nabyizera ko Petero ari uko yaba ameze, uzi ko tumaranye imyaka 5 yose, uvuze koko iyi myaka yaba yarapfuye ubusa, uyu musore yaba yarambeshyaga, hoya ntabwo byashoboka, Petero arankunda rwose mba nanabibona kandi akunda no kubimbwira. Mushuti we ati none se wagira ngo azakubwire ngo ndakwanga ariko ujye ukomeza uze hano? Ntabwo bishoboka, kugira ngo nyine umugume iruhande agomba kukubwira ko ukunda, cyane cyane ko yabibonye ko nawe utazi gufata icyemezo, utazi kumenya ugukunda n'utagukunda. Lorraine rero ararira maze gusinzira bikamunanira. Uyu mushuti we rero aramuhendahenda akamubwira ati rwose wirira, wabona hari undi musore uri ahantu runaka kandi ugukunda, mukaba muzahura mugahuza maze mugakundana kandi urukundo rwa nyarwo. Lorraine ati nta wundi musore nshaka mu buzima bwanjye, uwo nshaka n'umwe gusa ni Petero, niwe nkunda. Ati ahubwo ndumva rwose najya kumureba. Uyu mushuti we ati have gabanya ubusazi, ubu nk'ubwo kuramutse ugiyeyo urumva badashobora kukugirira nabi, ntabwo rwose kandi nawe wakwakira ibyo wasangayo, wijyayo rwose ndakwinginze. Lorraine rero ahita atangira kurira asakuza ati Petero yambwiye ko rwose mbyibushye cyane, ati kubera iki ntananutse, kubera iki nanjye ntabaye maneke, ati ndibaza impamvu njyewe rwose nanjye ntari maneke. Mushuti we ati rero rwose ntabwo ubyibushye cyane, urasanzwe kandi uri mwiza, ukomeze rwose hari abandi bantu babigukundira kandi benshi, witangira rero kwiyanga. Bararyama rero ariko Lorraine arara adasinziriye. Buracya mu gitondo cya kare, hakiri kare cyane rwose, maze agahita yambara akajya kwa Petero. Gusa nyine mushuti we arabyuka maze akamushaka ahantu hose akamubura, umutima umuvamo akavuga ati none yaba yagiye kwa Petero. Kandi koko rwose niko biba byagenze. Aragenda rero noneho agakomanga, maze hagahita haza gufungura nyine wa mukobwa. Asa noneho yambaye ishati ya Petero ariyo yararanye. Lorraine aba akimubona ati kubera iki wambaye ishati y'umugabo wanjye? Uyu mukobwa ati wowe ungana utyo, atari ku bundi kubera iki abakobwa babyibushye cyane bakunda kwihoma ku bagabo? Ati rebe nawe, wowe urareba ukabona Petero yagukunda, ahubwo se urabona yanaguterura nibura akagukura no hasi? Ntabwo rwose yakwemera, ntabwo ari izi jare ze, dore Petero akunda abakobwa bangana nkanjye. Niyo mpamvu nyine nambaye ishati ye, ni uko ari njyewe naraye muri iyi nzu. Ubwo rero sinumva ukuntu uri kuvuga ngo ni umugabo wawe kandi uri hanze njye ndi mu nzu. Ntabwo rwose wowe Petero yagukunda uretse kuba wirirwa umwihomaho, yarakwiyamye, waramunaniye, wirirwa umwinginga ngo agukunde. Kubera iki wirirwa winginga umuntu ngo aguhe urukundo? Petero rero ahamagara uyu mukobwa ati ninde wari uri ku muryango? Uyu mukobwa ati ntawe sheri, ati ndaje, nta muntu wari uhari. Ahita akubitaho urugero maze akigendera. Lorraine kubyakira biramunanira, maze agahita yikubita hasi rwose akamera nk'umuntu uguye muri koma. Aguma aho ngaho rero kuko nta n'umuntu uba uzi ko rwose ibyo byamubayeho. Gusa mushuti we rero we rwose aba ahangayitse, aramushaka maze yabona amubuze burundu akajya kureba Shahuma.
aramubwira ati ndakwinginze rwose ntabara mfasha, ati ngwino umperekeze maze tujye kureba Lorraine yagiye kureba Petro kandi rwose yagiye atameze neza, ikindi kandi yatekerezaga ko Petro araranye n'umukobwa, ubwo rero urumva ko rwose hashobora kuba hamubayeho ibintu bidasobanutse, ndi kumuhamagara ntiyitabe telefone kandi ntabwo ari ibisanzwe bye, ndahangayitse rwose. Shahma atumva wikwirirwa umbwira iby'uriya mukobwa, njye rwose ntabwo nata umwanya wanjye ngo ngiye kumureba, ubwo nyine yagiye kwa sheri we kandi ni umuntu mukuru nawe azi gufata icyemezo, azi no kwiyitaho. Njye sinakwirwa niruka inyuma y'umukobwa nawe ubwo utikunda, ubwo se ni gute njye namukunda kurusha uko yikunda? Ni akazi ke rwose, ibimubaho byose biramureba, naramubwiye yanga kumva, ubwo rero rwose nakora ibyo ashaka. Uyu mukobwa akomeza kwinginga Shahma ati ndakwinginze rwose mfasha, atari ku bundi upfa iki rwose na Lorraine ko numva uri kumuvuga nkurakariye. Shahma ati nta kintu mpfa nawe, ariko nanone uriya mukobwa wagira ngo nta bwenge afite, wagira ngo rwose ntiyikunda, ntabwo azi ukuntu ari mwiza, abasore bose bari bamureba, ariko nyamara we yirirwa yipfusha ubusa akurikira uriya musore utamwitayeho habe na gatoya. Uyu mukobwa rero akomeza kwensista maze Shahma akamubwira ati reka basi nubahe wowe, ngaho reka tugende. Igitangaje rero baba bakigerayo maze bagahita basanga rwose Lorraine amaze iminota myinshi aryamye imbere y'umuryango yaguye muri koma, baramufata maze bagahita bamujyana kwa muganga. Baba bahangayitse cyane bibaza niba atapfuye. Muganga rero rwose amwitaho maze akababwira ati nta kibazo muhumure araza kuzanzamuka. Lorraine rero akanguka n'ubundi rwose yihamagarira Petro ati Petro ari hehe? Shahma rero yumva akangutse ahamagara Petro maze agahita avuga ati ndabona akangutse ubwo ni amahoro reka nigendere. Ahita rero agenda, ariko Lorraine agahita amubwira ati wakoze rwose kunyitaho, ndetse n'uyu mukobwa akamubwira ati wakoze kumfasha. Ahita yigendera rero maze Lorraine akagumana n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero amubwira byose uko amubwira ko nyine yavuye mu rugo agiye kwa Petro, ariko batazi uko byagenze basanze yaguye imbere y'umuryango. Lorraine rero ahita yibuka ibyabaye n'amagambo umukobwa yasanze yamubwiye, maze asukurira akivayo, agahita abwira uyu mukobwa w'inshuti ati ubanza koko ibintu wavuze ari byo, ubanza Petro atankunda habe na gatoya. Ati tekereza ko uriya mukobwa bari bararanye. Uyu mushuti babwira Lorraine ati narakubwiye ngo reka rwose uyu musore nta cyiza kimuvaho, ariko ntabwo wumva, uzashiduka ahubwo rwose wanabuze ubuzima kubera kwiruka inyuma y'umusore utanagukwiye habe na gake. Barataha rero bakajya mu rugo, ariko rwose Lorraine aba afite ubwihebe bukabije. Umuvandimwe rero wa Shahma aza kumusura, maze Shahma akamubwira ati umuntu rwose turi kubana muri iyi nzu ni igitangaza, ni umukobwa mwiza ubona rwose ukunditse, ariko icyakubwira ati ufite umusore wamutesheje umutwe yaramuhangayikishije, ariko kumureka byaramunaniye. Ati ntakubeshye nta nubwo nigeze mbona umuntu umeze nk'uriya musore, ati uriya musore ni umugome cyane, ati rwose akoresha uyu mukobwa gusa nta gakundo namba amugirira, ati kandi uyu mukobwa nawe aramwumvira wagira ngo neza yamushyize nko mu icupa. Ati njyewe ntabwo rwose ibi bintu mba numva ibyo ari byo. Uyu muvandimwe ati none se ati bimeze bite? Ati none se iminsi mike umaze hano watangiye kwiyumvamo uwo mukobwa, ko ndi kubona rwose umuvuga nk'umuntu umukunda. Shahma ati rero ntakubeshye byo rwose mwiyumvamo, ndanamukunda, ariko nanone ntabwo nakundana nawe kubera ko nyine ni wa mukobwa utiyizera, bisaba ko buri gihe nyine ari wowe uhora umuha icyizere, naho we rwose ntiyiyizeye habe na gatoya. Ati rero rwose ntabwo nyine twabasha gukundana, ariko ntakubeshya arambabaza, mbona nteye agahinda ukuntu aba ari kubabara ababazwa n'umusore rwose utamukwiye. Ati reba nk'ubu tuvugana ararwaye n'ubundi ubu ari mu buriri nyine, kandi arwaye kubera uwo musore yasanze ari kumuca inyuma, aba araguye agwa muri koma, ubwo rwose
abirwaye iminsi. Uyu muvandimwe we rero ahita amubwira ati cyakoze rwose n'ukuntu uri kubivuga biragaragara ko rwose uri mu rukundo, nushaka ibyo bindi uzabyirengagize maze rwose umubwire ko umukunda kuko uramukunda biragaragara. Shahuma ati ubundi se ati wabimubwira akabikoraho iki ko mbona rwose uriya musore bakundana ubanza atabasha kumureka, njye sinzi ibyo yamuhaye rwose umubano wabo waranyimije. Ntabwo njya numva ukuntu umuntu yaguhemukira bingana nk'uko bahemukira Lorraine, nyamara Lorraine agakomeza gukunda uriya musore. Atuzi yuko mu rukundo rwabo ubundi rwose ni nkaho n'ubundi uriya mukobwa ari wenyine nta mukunzi afite, ni nkaho ahubwo aba ari kwikunda, kubera ko ubundi urukundo ugomba gukunda umuntu nawe akagukunda, ariko rwose uriya mukobwa we siko bimeze. Umuvandimwe wa Shahuma rero arataha, maze Shahuma rwose agatangira kugenda yita kuri Lorraine urwaye, atangira rwose kujya amutekera, akamutekera amasosi kuko rwose aba ameze nabi nyine aba atarakira, maze akamushyira mu buriri. Umunsi umwe rero aramushyira agasanga ari kumwe na mushuti we, maze umushuti we agahita agaburira nyine Lorraine. Lorraine arishima rero ukuntu uyu musore aba yamutekeye isosi iryoshye, gusa nyine uyu mushuti we aramubwira ati ntureba ahubwo umusore urabona umuntu ukwitaho, ngaho utekereza ko kuva warwara Pedro ataraza no kukureba kandi abizi neza ko warwaye, urabona ko rwose nta kukwitaho ntako. Shahuma rero akomeza kwita kuri Lorraine, nyamara agashyira iminsi abona rwose adakeneye kuva mu buriri. Shahuma rero aragenda maze akagura imyenda arayizana nyine mu kambaraje kado, amugera nyine imbere agahita amubwira atumva urakabije kuryama, byuka ndashaka kugusohokana. Lorraine ati nta hantu na hamwe nshaka kujya, ntabwo rwose nshaka kuva hano. Shahuma ahita amufata amaboko agahita amubyutsa akamwicaza ku buriri, ati tugomba kugenda byanze bikunze. Lorraine ati ntaho najya kuko nta n'ikintu cyo kwambara mfite. Shahuma ati nari mbizi ko ari ibyo uri bumbwire, akira byose nari nabiteguye. Ahita amuhereza nyine ka kambaraje kado, akagahereza nyine Lorraine. Lorraine arebamo maze agahita avuga ati ibi ni ibiki se kandi waguze? Kaba ari akajipo nyine kagufiya n'akantu ko hejuru ubona nyine nako kagufiya nyine, ariko ibintu rwose ubona byamubera. Lorraine ati utuntu tureshya kuko se ngewe wari wabona ntwambara, ati utu tuntu ni tugufi cyane. Shahuma ati none se ubundi sayizi yawe ni kangahe? Aramubwira rero, maze Shahuma ati nibyo naguze nyine biragukwiranye ndabizi. Lorraine ahita atangara ati none se ubundi ubwo wamenye uko ngana ute? Shahuma ati ntabimenya se sinirwa nkubona, ati iyo utambuka mba nkureba inyuma n'imbere hose, ati rero rwose amaso yanjye arapima ntugire ikibazo. Ati ahubwo reka nsohoke wambare mu kanya gato ndetse nza kukureba ndabizi biraba byagukwiriye. Arasohoka rero maze Lorraine akambara twa twenda turi sexy, nawe rwose aratwambara ugahita ubona aba undi mukobwa, ahita aba umukobwa mwiza w'icyuki ukabona turamubereye. Nawe arireba muri miruwari maze agahita avuga ati ndabona utu tuntu tumbereye, nkuko rwose nari mfite isoni, ariko niwo tugiye kujyana se ubundi nta kibazo kubera iki ntayambariye imyenda. Arireba akihindukiza maze akibuka ukuntu uyu musore yamubwiye ati uri mwiza cyane kandi uteye neza, nawe kuko guhita abona ateye neza, maze akajya avuga ati ariko burya uzi ko mfite n'amaguru meza, burya koko nteye neza, ubundi kubera iki ibi bintu ntajyaga mbibona. Aritunganya rero maze akanisiga, akambara agakweto karekare. Ubwo Shahuma agaruka kumureba, yamureba akabona ntabwo ari we asanzwe azi, ahera ku kirenge maze akageza ku mutwe, agahita amubwira ati burya rwose najyaga mbona uri mwiza uhebuje, naho rwose burya ibyo nabonaga ubikubye inshuro 5. Ati uri mwiza cyane uraberewe, ati uzi ukuntu wabaye sexy, ngwino tugende. Ahita amufata akaboko rero neza cyane rwose, bakagenda bafatanye. Bajyana rero muri resto bagakora nyine komande, batangira gusangira, ari nako rwose Shahuma agenda atamika Lorraine, anamubwira kandi amagambo meza ati uri mwiza cyane, ntabwo rwose ukwiye guheranwa n'agahinda. Ati noneho ukuntu uyu munsi waberewe, urasa na bike neza neza. Lorraine rero arishima, maze Shahuma akamubwira ati irya neza.
agera aho nyine Lorraine agahita avuga ati hoya numva rwose nashoje, ndumva kandi bihagije. Shahuma ati hoya ugomba gusoza ibyo kurya byawe bimare rwose nta kibazo. Lorraine ati hoya ubusa ntibyatuma mbyibuha. Shahuma ati uko ungana nyine nibwo uri mwiza cyane, ahubwo ntabwo ukwiye kwinanura. Ati ibagirwa rwose bya biti uriya musheri wawe yirirwa kwicisha akirirwa gukoresha ibintu byose udashaka, maze akaguha ibiti rwose ngo ubinywe bikakuraza utaryamye, ahubwo ukajya wirarira muri tuwarete. Ati uri mwiza, maze biriya bintu ntuzongere kubinywa n'umunsi umwe, uzabyange rwose, ntuzongere kubikoza mu kanwa kawe, utaziyangiriza umubiri. Biriya bintu kandi bishobora no kukwangiriza umwijima, igihe ushobora kuba ubinywa ugasanga unywa kantite nyinshi kuko ntabwo wabasha kubipima. Ikindi kandi uhora ku miti, ngo sinzi ngo imiti igabanya apeti, ngo sinzi ngo imiti ngo igire ite. Biriya bintu byose uzabireke no kwiyangiza. Uri mwiza cyane uko umeze, guma wimereye utyo. Uzi buriya abantu bagukunda baba bakubona utambuka bakifuza kugira umubiri nk'uwo ufite, nyamara wowe uri kwiyangiza gusa. Lorraine arongera akishima maze akabwira uyu musore ati urakoze cyane, utumye rwose nigarurira icyizere. Barakomeza kuganira banarebana mu maso, ubona rwose bahuje urugwiro. Uyu mukobwa rero rwose unejejwe n'amagambo uyu musore yamubwiye, kandi rwose ntabwo aba ari ubwa mbere. Amureba mu maso maze bakireturuva bamaze gusomana. Lorraine ahita amubwira ati umbabarire rwose kuba ibi bibaye, gusa nanone niyumvise ukundi kuntu, numvise rwose bitandukanye n'uko nari nsanzwe. Ati rero ikigaragara cyo nta nubwo rwose mbyicujije, ndumva ahubwo nishimye, nizere ko ntakubangamiye. Shahuma ati hoya rwose ntabwo mbangamiye, nanjye ndabikunze cyane. Barongera bagahoberana maze bagafata umwanzuro wo gutaha. Bakomeza rero kumarana iminsi ariko rwose bishimiranye, noneho rwose ubona bari mu rukundo. Ndetse rwose amajoro menshi baba basigaye banayararana, maze bakarara kwa Shahuma. Ibintu byose baba basigaye babisangira, rwose Shahuma bari guha keya zidasanzwe Lorraine nawe aba yumva ari mu ijuru rito. Baba bicarira muri salo bari kwiganirira, Lorraine yiryamiye mu gituza cya Shahuma, ariko rwose ari kumubwira amagambo meza, amubwira ko ari mwiza, amubwira ko kandi amwishimira. Umunsi umwe rero n'ubundi baba nyine bibereye mu cyumba bari mu buriri. Petero rero araza maze agakomanga ku muryango, abura rero umuntu umufungurira, maze agatangira ahamagara Lorraine. Lorraine aramwumva, umutima ugahita umuvamo. Iyo yamwumvaga rwose yashigukiraga hejuru ukagira ngo ahari hari ibindi bintu bibaye. Lorraine ahita abwira Shahuma atumva Petero yaje. Shahuma ati ndakwinginze utajya kureba uriya musore, ndakwinginze rwose mureke, reba ibintu byose yagukoreye, ukuntu umaze iminsi urwaye yari we, reba ibibazo byose yagushyizemo, uriya musore mureke umwibagirwe. Lorraine ati ntabwo byashoboka, ati none se wibagiwe yuko ari umukope wanjye, ati uriya musore ndamukunda ntabwo namureka. Shahuma ahita atangara ati none se njyewe umfata ute? Iyi minsi yose tumaranye twari turi mu mikino, none se ushatse kumbwira ko njyewe nari umushwari yo kugwanagura amarira? Ntumbwire ko wari uri kunyivuriraho agahinda gusa, ariko nta kintu na kimwe wumvaga. Lorraine ati hoya uriya musore ntabwo nareka kumufungurira kuko n'umusheri wanjye. Shahuma arakaye cyane ati nta kibazo, ndakuretse ngaho ugenda, ariko nurenga uru rugi ujya gufungura uriya musore umenye ko njye nawe birangiye. Niyo wazagaruka hari ikindi kibazo wagize ntuzirirwe ubimbwira, sinkeneye kubimenya, sinzongera no kugutega amatwi, birarangiye ibyanjye nawe, kuko n'ubundi wankoresheje kugira ngo wibonere ibyishimo gusa wivura agahinda, naho njyewe rwose ndaho ndagukunda, urukundo rugeze kure. Wowe rwose utabyitayeho ukitekerereza uriya musore wirirwa kwicira ubuzima gusa, ngaho genda, ariko umenye ko ibyanjye nawe birangiye. Koko rero Lorraine ahita asohoka maze akajya gufungurira Petero.
abagifungura rero maze Petero ati gute mara amasaha angana gutya hano nabuze umuntu mfungurira, ntabwo se ukinyitayeho, ubundi ni gute utagarutse kundeba, nako numvise ngo warirwaje ngo wigushanga imbere y'umuryango wanjye ngo wigira rwose nk'umuntu urwaye. Lorraine ati nigira nk'umuntu urwaye? Petero ati yego nyine, ati none se ubundi wagira ngo nkunde kugirira impuhwe? Lorraine ati ibyo nyine byararangiye reka tubyihorere, ati ahubwo se we kuki utigeze uza kunsura? Petero ati nategereje nyine ko ubanza kumpamagara ukambwira ko nshaka, ati ariko narategereje ndaheba. Petero ati gusa nyine nari nje kukureba ngo ngusohokane, ati ndashaka rwose kugusohokana maze tukajya gusangira. Lorraine rero uba wibagirwa vuba cyane rwose, ahita amubwira ati yego reka nze nshaka icyo nambara maze tugende. Charmant we aba ahagaze rwose hejuru ari kureba Lorraine ari no kumva ibyo ari kuganira n'uyu musore yasesemwe, aba yibaza niba uyu mukobwa mu mutwe we harimo ubwenge cyangwa se hibereyemo nk'imicanga, biba byamuyobeye rwose ikintu kiri mu mutwe we. Ababona wagira ngo ntabwo Lorraine ajya atekereza. Pedro rero ahita ahamagara Lorraine ati ahubwo ndabihinduye, ntabwo rwose tugiye gusohoka, ahubwo fata varize yawe ushyiremo ibintu maze uze tugende tujye iwanjye, ndashaka ko rwose tumarana iminsi. Ati gira vuba vuba. Lorraine nanone utaba rwose ujya ukoresha umutwe we, uba wagira ngo umutwe we ni uwo gusokoza ntabwo ari uwo gutekereza, ahita yihuta cyane n'ubundi agakora varize ye akazinga maze akaza bakagenda. Bagera rero kwa Petero maze Petero agahita abwira Lorraine ati jyana nyine varize yawe mu cyumba cy'abashyitsi maze tujya kuntekera ndashonje. Lorraine ati kubera iki se ngomba kujya mu cyumba cy'abashyitsi? Petero ati none se wari uzi ko twararana mu cyumba kimwe? Ati hoya ntabwo twararana, ngomba kuba nyine mfite ubwisanzure bwanjye maze nawe ukagira ubwawe, kurarana byo rwose ntabwo bishoboka. Lorraine ati none se ubundi sindi nk'umugore wawe kubera iki koko ubyanga? Petero ati nuko bimeze nta kurarana guhari, jyana varize yawe mu cyumba cy'abashyitsi. Lorraine rero ahita nyine afata varize ye maze akayijyana mu cyumba cy'abashyitsi, gusa nanone aba atangiye kubihirwa. Arateka rero maze bakicara nyine bari ku meza, baba bari gufata amafunguro. Petero rero bari kuganiriza Lorraine, ariko nyine n'ubundi uyu musore aba agira inkuru zibishye gusa z'ubwiyemezi zo guca umuntu intege, nta kintu cyiza nyine na kimwe aba ajya avuga. Lorraine we rero areba nyine uyu musore ibintu ari kuvuga n'ukuntu aba ari kumubuza kwirira, amwereka ibyo arya n'ibyo atarya, maze Lorraine agahita atangira kwitekerereza umunsi Charmant amusohokana, ukuntu yamutamikaga akamubwira ati rire uri mwiza, ati rwose ntukiyicishe inzara. Bava ku meza rero maze Petero akamubaza ati none se ubundi kubera iki utakinywa icyayi ndetse n'ibinini? Lorraine atumva rero kubwiza ukuri ntabyo rwose nzongera kunywa biriya binini na kiriya cyayi sinzongera kubinywa, nanjye ubu nkunda ubuzima bwanjye singiye kuzangirika, ni umubiri wanjye rwose ntabyo nzongera gukoza mu kanwa. Petero ati usigaye unsuzugura bigeze aho, uravuze ngo urashaka gukomeza kungana n'imvubu, niko uvuze? Ntabwo njye nakunda igikorwa kingana nawe, urabona ukuntu uba uteye iseseme, ntakubeshya hari igihe njya nkureba nkabona rwose neza neza unteye iseseme, none nta n'ubwo ugishaka gukomeza kunywa ibi bigufashamo. Lorraine ati ubu igihe cyose nahereye mbinywa byamariye iki? Urabona hari n'ikintu na kimwe nigeze ngabanuka? Ntabwo rwose ngiye kuzipfira, ubwo nyine nzakomeze ngane ntya, niba utanshaka uzandeke. Uzi yuko ariko
ko hari umusore wigeze kumbwira ngo njyewe ngo ndi mwiza, ngo gutya nteye ngo ni byiza ngo kandi ngo arabikunda. Noneho Petero yarasetse yenda gupfa, ati cyakoze rwose uba ugira ngo ahari ubone igituma nkuguma iruhande, ati ubuse urabona utabeshye ni uwuhe wundi musore wagukunda? Ntabwo abaho rwose, ibyo bintu nibyo uhimbye, urabyihimbiye kuko nta muntu wabikubwira, uretse se njyewe nemeye kugumana nawe, urabona ko hari undi muntu wagukunda? Ntawe rwose, nta muntu wakunda umukobwa umeze nkawe, ireba ariko. Noneho Lorraine arababara, agahinda kakamwica, maze rwose akabura icyo akora, gusa aba yumva yarakariye uyu musore, cyane cyane ko aba yarigeze kumva ko hari n'undi wamubwira amagambo meza. Ubwo rwose uyu musore aba amubwira, maze agahita atekereza ku bintu byose baba baramubwiye bati ntabwo agukunda. Gusa nyine ku rundi ruhande, iyi minsi yose Lorraine yamaze kwa Pedro, n'ubundi b'abakobwa barazaga rwose bakaza kureba Pedro, ariko Lorraine ntatume binjira. Nyamara rwose ntabwo byumviraga nyine gusiga bamubwiye amagambo mabi yo kumusesereza no kumusebya, cyane cyane ko nyine na Pedro iyo babaga ari kumwe nabo yababwiraga ko rwose adakunda uyu mukobwa habe na gatoya, ari we ukunda kumwihomaho. Umunsi umwe rero Lorraine yari ari ku buriri yicaye nyine ari kwisomera, maze Petero aba arahamusanze aramubwira ati ndashaka kugusohokana. Lorraine ati ariko se ko nabonye n'ubundi iyo dusohokanye rwose bitajya biba amahoro, wabyihoreye tukigumira hano maze tukisangirira hano? Petero ati hoya nta kibazo, uyu munsi rwose ndashaka noneho kugufata neza maze nkaguha keya. Lorraine ati rega nta n'ikintu cyo kwambara mfite, sinzi ko rwose nabona icyo nambara. Petero ati reka nkurebere mu myenda yose ufite ibikubera ndabizi. Ahita atangira no kumurebera, maze akajya areba kimwe ati iyi kanzu iranyerera cyane, iyi yo irijimye cyane, iyi nayo ndabona ipika rwose abantu bajya bameneka amaso. Agera rero kuri twa twenda Charmant aba yaramuguriye. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo Lorraine aba yarazanye varize, maze imyenda ye nyine akayimanika mu kabati aho nyine kwa Petero. Petero rero araturambura, maze agahita avuga ati utu se kandi two ni uduki? Lorraine ati ni imyenda yanjye. Petero ati hoya ntumbwire ibyo bintu, ahita atomboka agatangira kumubwira nabi, ati nta soni, ati ntumbwire ko ushobora kwambara utu tuntu maze ukajya mu nzira, ntabwo uzi imiterere ufite, nizere ko rwose utansebya bingana gutya, ubu umuntu wakubona wambaye utu tuntu n'iyo miterere yawe ntiyakumirwa, yagira ngo rwose ari kurota, ntabwo rwose ukwiye kwambara ibikubera ni bya byenda nyine binini cyane ujyamo ntihagire umuntu umenya ko hari umuntu urimo, ni ibyo uba ukwiye kwambara, utu tuntu turi segisi watwambara. Arakomeza rero akamubwira nyine, ariko mutuka ari nako amubwira nyine ko afite taye mbi, ko abyibushye cyane, ko atari mwiza, ko nyine rwose nta kigenda cye. Maze Lorraine nawe uba urakaye ahita amubwira atumva rero nkubwire nanakubwiza ukuri, iyo myenda nayiguriwe n'umusore mugenzi wawe, yarayiguriye ambwira ko imbereye kandi naranayambaye nsohokana nawe nsanga kuko ndaberewe, yaranyuzwe nuko rwose meze, yarakunze taye yanjye, yaranyishimiye uwo munsi birenze uko we wabyumva. Nawe urahurira gutuka gusa, icyawe ni ukumbwira ko ndi mubi, nta wundi muntu n'umwe wanyemera, ko rwose kuba uri kumwe nanjye ari impuhwe wangiriye, nyamara hari abandi bantu bankunda kandi bakankundira uko ndi. Bakomeje kumbwira ko utankunda, nkajya ngira ngo rwose abantu barashaka kuduteranya, ariko noneho nanjye maze gukanura, maze guhumuka amaso, ndabibonye ko rwose utankunda. Gusa sinakurenganya, ahubwo njye nakwirenganya, imyaka yose namaze nikinze ibikarito mu maso, ntashaka kumenya ko ntagukwiye, ntabwo rwose nari ngukwiye habe na gatoya. Umusore nkawe akwiye kuba wenyine, cyangwa agakomeza agakundana na ba bakobwa bawe ngo wita ngo bararine. Noneho rwose ndakubwiza ukuri, ibyanjye nawe birarangiye, ndagiye kandi sinzagira nkugarukira na rimwe, nushaka uzane bararine 30, ubwo rwose ngewe unyibagirwe kandi ntuzongere kumpamagara cyangwa kuza kundeba,
kuko sinkeneye kuzongera kukubona ukundi. Naribeshye imyaka 5 yanjye nta kibazo ipfuye ubusa, ariko ntacyo nawe ngukuyeho isomo. Menye ko rwose urukundo rutingingwa. Menye ko kandi burya iyo umuntu akwereka ko atakwishimiye kuko aba atakwishimiye. Nyamara rwose burya buri muntu wese aba afite umukunzi uri ahantu ariko atazi. Ngaho rwose sigarana mu nzu yawe, usigarane izo nkundo zawe n'ubumaneke bwawe. Petero rero uba wakomeje gutangarira uyu mukobwa, Lorraine ahita ahaguruka nyine agahita atangira kumanura imyenda yose ashyira mu mavarize n'umujinya mwinshi. Petero ati ubwo se koko uragiye? Ati nugenda nyine umenye ko uzarinda upfa nta wundi muntu mukundanye kubera ko nta wakwemera. Lorraine ati nta kibazo, ubwo rwose nzapfe ntawe dukundanye ndagiye. Petero ati ubwo nugenda nyine umenye ko rwose ntazongera kuvugana nawe. Lorraine ati kandi nanjye nabikubwiye ko ntagukeneye, singukeneye habe na gatoya, ntuzongere kumvugisha. Ahita afungura maze agahita yisohokera n'amavarize ye akitahira. Charmant rero aba yicaye muri salo maze yajya kubona akabona Lorraine aragarutse akurura noneho ibivarize birimo imyenda macuri. Ibyenda nyine bigenda bisohoka inyuma ya varize kubera ukuntu aba yabijugunyanzemo n'umujinya mwinshi. Ntabwo rero Lorraine aba ari kuvuga, arabikurura akagenda nyine agahita ajya mu cyumba. Charmant we aba yabibonye rwose ko byongeye bikanga, ariyo mpamvu uyu mukobwa agarutse, ariko nanone ahita amwihorera akamwirengagiza akigira nkaho rwose atigeze anamubona. Charmant rero ahita yigira mu cyumba ntabwo rwose agaruka muri salo. Lorraine aramushaka maze akamubura. Buracya mu gitondo rero Lorraine akabyuka kare maze agategereza Charmant kugira ngo amuvugishe mbere yuko ajya ku kazi. Amutegurira rero ibya mu gitondo maze Charmant akaba arasohotse mu cyumba. Lorraine ati naguteguriye ibya mu gitondo. Charmant ati ntumbwire ko ari icyo umpagarikiye kubera ko rwose ndi kwihuta nigiriye ku kazi. Lorraine ati ntabwo ari ibyo gusa, nagira ngo rwose nanakubwire ngo umbabarire ko nongeye nkibeshya indi nshuro. Naribeshye rwose, uriya musore ntabwo ari umuntu mwiza, ntabwo yigeze akunda na rimwe. Ntakubeshye ubu rwose ndicuza ukuntu wanyitayeho maze nkaba ntarigeze rwose umubano wanjye nawe nkuha amahirwe ngo twikomerezanyirize. Gusa ntakubeshye iminsi yose namazeyo nahoraga ntekereza amagambo meza wagiye umbwira, ibihe byiza twagiranye ni wowe nitekerezaga gusa, kuko rwose nasanze uriya musore atarigeze ahinduka, adateze no kuzahinduka. Gusa nyine twaratandukanye kandi ubu rwose noneho namenye icyo nshaka. Charmant ati ni byiza kandi ndabyishimiye ko rwose wamenye icyo ushaka ukamenya n'agaciro kawe, ni byiza rwose, ngaho komereza aho. Lorraine ati ariko nyine nanifuzaga ko. Charmant ahita amuca mu ijambo ati igisubizo ni oya. Nakubwiye ko umunsi uzarenga ruriya rugi ntazongera kukwakira na rimwe. Ntabwo nshaka kuba wa musore uhungiraho buri gihe iyo wagize ibibazo. Ntabwo nshaka ko ukomeza kunkoresha, ntabwo nshaka ko kandi ukomeza gukina n'amarangamutima yanjye. Njye naragukunze bya nyabyo, nyamara wowe urankinisha. Ntabwo rero rwose njyewe ndi kuri urwo rwego. Lorraine ahita amubwira ati mbabara ndakwinginze, narahindutse rwose kandi mbivuyemo, ntabwo nshobora kuzongera gusubirana na Petero. Ndifuza ko rwose twaha amahirwe urukundo rwacu maze njye nawe tugakomezanya. Charmant ati urumva wabitekerejeho neza? Urumva ko wamwikuye muri uriya musore? Lorraine ati cyane, ni ukuri umbabariye ukongera rwose kunyakira wabyibonera. Charmant ati bifate nk'uko nyine ubu ngubu uri mu igeragezwa, ubu ngubu uri muri tesite, nzareba rero ko uzayitsinda. Ninjye ngiye kukikurikiranira nkamenya niba koko nakugarura mu buzima bwanjye cyangwa se udakwiye kuhagaruka. Reka kandi njye ku kazi kuko nakererewe, ubwo nyine nzakubwira igihe nzaba nabonye ko koko igihe kigeze kandi namaze kubona ukuri kose. Amara kugenda rero maze Lorraine agahita yiruhutsa ati mana yanjye mumbabarire rwose. Charmant ataba yarabivuyemo kubera yuko uyu musore ni umwana mwiza cyane, azi gukunda kandi ankunda uko ndi, ankundira nyine uko ambona, nta kindi anyifuzaho, nta n'ibyo ashaka kumpinduraho bindi bidashoboka. Kandi nanjye rwose ndamukunda kubera ko nabonye ko imyaka yose maze nayimaze narayobye.
Lorraine rero koko atangira kwiyakira maze agafata udupapuro twinshi akatwandika, akagenda atwandikaho amagambo ati ndiyizeye, ndi mwiza, ndakunditse, nteye neza, buri gapapuro kose nyine akandikaho ijambo ryako, yandika udupapuro twinshi cyane yitera imitoma, maze yarangiza akatumanika ku gitanda cye, twose rero buri kanya aba adushyiraho amaso asoma ibintu byose aba yatwanditseho, koko rwose akumva ntabwo akwiriye kubaho ari ku musore umwe gusa kandi utamukunda. Shahuma rero nawe akomeza gukurikirana Lorraine, ariko mu by'ukuri akabona rwose nta guhamagara noneho Petero, nta mutima wundi afite ujagaraye, baba bari kumwe baganira iminsi yose iyo bavuye ku kazi, baba bari mu byabo nyine bari guteka, bari kuganira, bari gusangira, bari kurebana amafilime, nyine akabona rwose uyu mukobwa koko yibagiwe uyu musore. Hashira iminsi rero maze Petero akaza kureba nyine Lorraine arakomanga, Lorraine agafungura, Petero ati koko se burya wabaye seriye, atuzi yuko nategereje ko ugaruka ngaheba. Lorraine ati sinzigera nanagaruka, ati rwose iwawe nahavuye mpavuye, naranakwibagiwe, na nimero zawe narazisibye, ati ikindi kandi naranakuborotse, niyo mpamagara ntabwo rwose nari kubimenya. Ibyo byose bari kubivuga ariko Shahuma ari kubyumva nyine ari imbere y'icyumba cye. Lorraine ahita akomeza amubwira atumva genda rwose, niboneye abankunda, ubu rwose mfite undi mukunzi mu buzima unyitaho kandi unyishimiye. Petero rero arongera n'ubundi akamuseka ati komeza rwose wihagarareho, uragira ngo nkwinginge se? Ntabwo rwose nakwinginga, niba ubishaka nyine ngwino n'ubundi tugende iwanjye, naho ubundi kukwinginga rwose nakwinginga kuko ndabizi ko nta wundi mukunzi wabona. Abakivuga ibyo rero maze Shahuma agahita amanuka mu cyumba akaza agahita amubwira ati aho wibeshye rero naho, kubera yuko Lorraine ndamukunda cyane, njyewe nabonye agaciro ke, nabonye ibyiza bye, nabonye ukuntu ari umukobwa mwiza rwose utapfa kubona, ni umukobwa utuje, ni umukobwa uzi ubwenge kandi ni umukobwa uzi gukunda. Birababaje kuba yarakunambye inyuma iriya myaka yose warangiza ukamupfusha ubusa, cyakoze rwose uri umusore wa feke, nawe uzagende wicare wigaye, nta soni. Petero rero ati ntumbwire ko rwose ari wowe musigaye mukundana. Lorraine ahita ahindukira maze agahita asoma Shahuma ati warakoze kumbera mu buzima rata mukunzi mwiza. Petero rero ahita agira umujinya akarakara cyane, maze Lorraine agahita amubwira ati nsohokera mu nzu, ikindi kandi ntuzigere ugaruka hano na rimwe, urabona ko rwose ndishimye, meze neza, ndanezerewe, ngaho sanga Larine bawe, genda rwose nushaka ujye unabararana bose, ushaka umubare ushaka ntacyo bimbwiye, njyewe ubu rwose sinakigutekerereza kandi nta nubwo ngukeneye mu buzima bwanjye. Petero rero ahita asohoka ariko rwose ababaye, yumva atari yiteguye ko uyu mukobwa ashobora gufata icyemezo mu buzima maze ngo amureke. Yabonaga amukunda hari urukundo, adashobora rwose kugira umutima wo kumureka. Amara gusohoka rero maze Lorraine ndetse na Shahuma bagahita barebana. Shahuma ahita yahobera Lorraine cyane maze akamubwira ati urumva ukomeye, urumva utekanye mu mutima nta kibazo? Lorraine ati humura, narangije kumwikuramo kera rwose, ntuhangayike, ntugire ngo birantunguye, ndakomeye kandi ndakwishimiye. Ubwo rero rwose narangije kumwirukana mu mutima wanjye rwose, ntugire ikibazo, twararangizanyije kera. Shahuma rero ahita aseka ati urumva utakimutekereza habe n'agatima kari kure? Lorraine ati habe rwose nta n'agatima kari kure. Bahita bahoberana maze bagasomana. Shahuma agahita aterura nyine Lorraine akamujyana mu cyumba, aramubwira ati ndagukunda cyane kandi rwose ndakwishimiye, nishimiye umwanzuro wafashe, ni ukuri ntabwo wari ukwiye uriya musore rwose.
ati kandi njyewe rwose ntabwo nzigera mba nkawe humura, nzagutetesha kandi nzagukunda rwose kubera ko agaciro kawe ndakazi, ndabibona ko uri mwiza cyane, njye nta nubwo nigeze mbona umukobwa mwiza usa nawe, nkikubona natunguwe rwose n'ubwiza ufite, ndagukunda rero kandi rwose umenye ko ugiye kujya mu bisubizo, ubu rwose ugiye kwibera mu ijoro rito, nzagutetesha bishoboka byose, icyo uzashaka cyose uzajya ukimbwira, ikindi kandi ntabwo rwose nshaka kuzananuka utazakuraho n'ikiro na kimwe, kubera ko ngukunda gutya nyine mba mbona bikubereye, mba mbona uri igikobwa cyiza cyane, biranshimisha no kukureba gusa ukuntu uteye. Lorraine rero ahita yishima n'ubundi nawe akongera agahobera Charmant ati warakoze kuza mu buzima bwanjye. Hashira iminsi rero bibereye mu rukundo rwose, baryoshye banezerewe, maze Charmant akabwira Lorraine ati ndifuza ko twakongera tugasohokana, nkunda cyane iyo turi gusangira, ntakubeshye rwose iyo turi kumwe nk'ahantu mba numva uwo mugoroba cyangwa se uwo munsi waryoshye cyane. Lorraine ati nanjye rwose mba numva nishimye kubera ko rega ni n'ubwa mbere nasohokanye n'umusheri utambwira nabi, dusohokana nyine akandeka nkisanzura, nkarya ibyo nshaka nkanywa ibyo nshaka, nanjye nkishima. Bahita baseka rero n'ubundi maze bagahita bavuga bati ibindi byose nyine n'ibyahashize. Lorraine ahita avuga ati nta kibazo rero ku mugoroba rwose tugende, uzi ukuntu mba numva nkumbuye no kuba ndi kumwe nawe nyine turi babiri turi ahantu hacanye amatara atari aya asanzwe acanye mu nzu yacu, nyine turi gusangira, ati mba numva nyine biryoheye cyane, ati noneho ukuntu uzi kumpa keya, ukuntu uzi kumfata neza, iyo ndi kumwe nawe rwose mba numva ndi mu ijoro rito. Charmant rero ahita aseka ati itegure rero ko rwose ibi ngibi ushobora kuzabimaramo ubuzima bwawe bwose nubishaka. Lorraine nawe ahita aseka gusa ntabwo rwose abazi icyo bamubwiye. Ku mugoroba rero haragera n'ubundi nyine bagasohoka, baba bafite resitora nziza cyane bakundaga kujyamo, ibamo nyine ibintu bakunda bombi uko ari babiri. Baragenda rero bakicara maze bagasangira, bakaganira, bakishima, bagaseka, maze Lorraine agahita abwira Charmant ati ntakubeshye buri uko ngiye kuryama ndabanza ngapfukama imbere y'igitanda cyanjye, maze ngashima Imana ko yampuje n'umusore nkawe, ntakubeshye hari igihe mba numva wagira ngo ndi mu nzozi, kuko mba numva umusore mwiza nkawe rwose unkunda akankunda uko ndi, akantetesha, akampa keya ntigeze mbona kuva nabaho, nkagira ngo ahari ndi kurota, nshobora gukanguka byose ngasanga byarangiye. Charmant ati urota? Ntabwo rwose uri kurota, ahubwo ibyiza biracyakomeza. Ahita rero amanuka gake cyane, maze agashyira ivi hasi, agahita akura impeta mu mufuka, akamubwira ati ahubwo se wakwemera ko noneho waba uwanjye ubuzima bwose, maze rwose nkagukunda ntanikanga ko hari undi muntu wakuntwara, kuko nanjye mporana ubwoba bwo kuba rwose nakubura, ndagukunda cyane ku buryo rero nkwifuza wese, kandi nyine nkaba nizeye ko rwose mfite umutekano ngufite wese. Lorraine rero ahita aseka, maze agahita ahaguruka, agahita azana ikiganza yihuta, ati cyane rwose akira ahubwo batakuntwara, nanjye mfite ubwoba rega ko bazagutwara, ngaho rwose yinyambike maze nanjye ntekane, ntuze rwose numve ko uhari kandi nanjye uri uwanjye. Charmant rero ahita amwambika impeta, maze bagahita bahoberana, bagasomana. Charmant akamubwira ati ndagukunda cyane, bose baba bari guseka, baba bishimye cyane. Lorraine rero ahita afata ikirahure, maze agahita asomeshaho Charmant, akamubwira ati rwose ndakwishimiye mukunzi, kandi ndagukunda cyane, jya umenya ko uri byose kuri jyewe. Charmant nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri jyewe, ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.